إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah umurizi w'ibiremwa byose, amahoro n'imigisha n'ibishezekare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we n'abiwe, abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibihembo. Banyarwandakazi, inshuti, bavandimwe, iyi video cyangwa se iki kiganiro nkigarutseho. Ubundi nakoze ikiganiro ejo, ariko nagize ingorane n'ibyago bikomeye nticyasohora ijwi. Hari abantu bakibonye ndabisikizaho, ntago ijwi sinzi uko byagenze, nyine ndwe n'uburyo buri tekinike ngiye kumva numva ntago ijwi ririmo kunyuraho. Ubwo rero bibaye ngombwa ko nifuza kugisubiramo, nubwo biba bitoroshye gusubira mu magambo wavuze ngo uyatondekanye nk'uko yavuze, ntago burya ari ibintu biba byoroshye. Niyo mpamvu bajya bavuga ko burya kwandika amagambo, burya amagambo yanditswe aba yapfuye, kubera kuko burya amagambo y'umwimerere nayanga y'umuntu avuga gutya murebana nibwo avuga ikimurimo gukumva ko kimurimo. Ariko iyo ibintu byanditswe, nyine ayo ni amagambo yapfuye, kuko buriya nyirayo ntago ashobora kuyavugamo nk'uko yayanditse, ngo yakurikiranye nk'uko yakurikiranye, kandi ngo bivuge neza nk'uko yari yabivuze neza. Niyo mpamvu rero buriya kwandika ni byiza, bituma umuntu atibagirwa, ariko mu by'ukuri ibyanditse burya bisa nkaho nta buzima biba bigifite. Icyo rero nari ngambiriye kuganiraho ejo, murabizi ko ejo twagize ibyago tukabura umuntu, tukabura Davidi Ngendahimana, intwari muzi, impimbanyi muzi, umuntu utarahwemye kugaragaza ibitekerezo bye kandi utaratinya kugaragaza ibitekerezo bye, kandi wakundaga guhagarara ku kuri kwe. Uko ariko kose murabizi uko yatangiye kwa cyuma avuga, murabizi uko yarwanye aharanira, donc yarwana kuri cyuma. Mbese mwabonye ko afite ubutwari buri mu rwego rwo hejuru, kandi ashobora no kwitangira abandi. Ikibabaje nyine arigendeye, kandi agiye atongeye kubonana na cyuma, nyine aho ari mu buroko. Sinzi niba nawe yiba ayo makuru yamugezeho yuko umuvandimwe we, inshuti ye magara yigendeye, ariko bizamugeraho niba bitaranamugeraho. Nawe kandi tumwihanganisha aho ari na bagenzi be bakomeje guteswa, bakomeje gukubitwa, bakomeje kwicishwa inzara, bakomeje gutotezwa. Ni akaga nyine gakomeye dufite. Icyo rero nshaka kuvuga nuko reka turebe ku rupfu. Natangiye ku kiganiro cyabanje nari nakoze, nagaragaje ko urupfu ni urupfu nyine. Noneho ngaragaza ko abibwira ko aribo bica atari bo bica, kandi ngaragaza ko ubutaka nagiye naragaragaza kenshi no muri video zose nagiye ntanga nkora, cyane cyane mvuga nshaka kubwira FPR, kuko niyo yadukangishaga kwica. Wavuga ngo bazakwica, icyo biri bazakwica, ugasanga mbese barakangisha kwica. Njye nyine no mu Rwanda narababwiye ngo ntago ari mwe mwica, nubwo mwibeshya ko mwica. Mwebwe simwica. Ubuzima bwanjye, ubuzima bw'uwo wese buri mu kaboko k'Imana, ntago uri mu kaboko kanyu. Ndetse Imana yandemye niyo izi ubutaka nzagwaho, mwebwe ntimubuzi. Namwe ubwanyu ntago muzi kizabica n'ubutaka muzagwaho. Ibyo ni ibintu nakunze kujya mbabwira. Yego, abantu bakunda gukora amakosa yo guhitamo nabi, bakibwira ko ari bo Mana, bakibwira ko ari bo bica. Nanone abandi tukagira ikibazo ngo se ko tubona byemera koko bagafata umuntu bakamwica koko agapfa. Ibi byose nyine niho ubumenyi bw'Imana bwihariye, niho buri, kubera impamvu yuko nyine Imana duhaye ubwenge, duha no guhitamo. Iturebera n'ibintu bibiri: irema isi, irema ijuru, irema umuriro, irema ijuru. Iranatubwira iti buri wese azakorera icyo ashaka muri byo. Ubwo bushobozi rero, ubwo buhangange, ubwo butware twabuhawe n'umuremyi wacu bwo guhitamo uko twumva n'uko twifuza, ukinjira aho ushaka bitewe n'uko wifuza, bityo Imana ntidukumire. Mbese Imana yirinda kudushyiraho igitugu nk'icyo yashyize ku bindi biremwa.
buriya abantu n'abajini dufite ubwigenge busesuye bwo guhitamo ibyo twumva twakora, bibi cyangwa byiza, mu gihe ibindi biremwa byose uhereye ku bamarayika ukazana ukagera no ku rushishi ntabwo bifite ubushobozi bwo guhitamo icyo bikora, ngo bihitemo ngewe ndakora iki ngiki cyaba kibi cyangwa cyiza, mbese ngo bakora ibyo bumva bashaka gukora. Oya, ubwo bushobozi bufite twe n'umuntu n'ijini, ni twebwe twenyine Imana yaduhaye. Kubera iki? Kubera ko ni twebwe Imana yahaye ubwenge ngo bube ubwigenge kuri twe. Ubwo bwenge rero bwacu nibwo dukoresha, iyo dushaka tugukoresha nabi twashaka tukabukoresha neza, bityo bukaduha rero iduha guhitamo, iduha n'ibyifuzo binyuranye kugira ngo duhitemo. Ibyo rero byo guhitamo niyo mpamvu, ubwo burenganzira bwo guhitamo niyo mpamvu abantu bose bibaza bati, hari abibaza bati ese Imana ni gute yatwika umuntu? Ibyo bintu by'ijuru, ibyo bintu by'imiriro ntabwo bibaho. Biriho kubera impamvu zikurikira. Nawe niwireba ukareba inyamaswa uko ziriho, urasanga neza ko utapfuye kugira guhabwa ubwo butwari, utapfuye guhabwa icyo gihagararo, utapfuye guhabwa icyo cyubahiro, uretse ko byari bifite impamvu yabyo. Nanone ibyo turabisanga muri Qur'an Ntagatifu, aho Imana itubwira ngo wama khalaqtal jinni wal insi illa liya'budun. Nta mpamvu yindi yatumye Imana irema ibiremwa by'abantu ndetse n'ibiremwa by'amajini. Imana yabanje amajini, nta kindi cyatumye turema amajini ndetse n'abantu uretse ko kwari ukugira ngo ibyo biremwa byombi uko ari bibiri bibe ibigaragu byanjye, bingaragire njyewe umuremyi wabyo. Donc niyo mpamvu yo kugira ngo rero Imana twebwe tureme, mu gihe ibindi yabiremye kubera twebwe. Ibishyimbo yabiremye kubera twebwe, amatungo yarema kubera twebwe, ibintu byose yabiremye kugira ngo kubera twebwe, kugira ngo bidushimishe, kugira ngo bidutunge, kugira ngo mbese bitunezeze ahangaha ku isi. Niyo mpamvu yaremye ibyo bintu, ntabwo yabiremye byo kugira ngo bigaragire Imana cyangwa se biyigomekeho cyangwa bigire gute. Oya, twebwe Imana yaturemye kugira ngo tuyigaragire, ariko ibindi ntabwo ariyo mpamvu yo kubirema kwayo, ahubwo yabiremye kugira ngo twebwe, kubera twebwe birema kugira ngo ari byo ibyo bintu, ibyo biremwa ari byo bizatubeshaho, ibyo biremwa ari byo bizadushimisha, ibyo biremwa mbese kubireba ibyo bikora, ibyo bigira gute bitunezeze, noneho bimwe bidutere gucumura, ibindi bidutere cyangwa se ubwenge bwacu tubukoreshe neza, bidutere kubaho twibombarika ku mategeko ya Allah, kubera gutekereza kuri ibyo biremwa nyine. Byonyine iyo witekerejeho wowe nkawe nk'ikiremwa muntu, ugatekereza ukuntu uriho, niba uri umugabo ugatekereza ku bugabo bwawe, ugatekereza icyo kintu nyine kikuranga kuri umugabo, waba uri umugore ugatekereza ku kintu kikuranga kuri umugore, wakidireba ukareba ukuntu ufite amatwi, ukareba ukuntu Imana yagutatse ikaguha amatwi ikaguha amaso. Ibi byose mushatse mwakwibaza muti iyi Imana itabiduha tuba tugaragara dute? Ibaze nk'umuntu nk'Imana iguciye ibikobokobo by'amatwi, wenda ikaguha ubundi buryo bwo kumva, ariko ibikobokobo ikabikuraho. Reba uko waba ugaragara. Iri zuru abantu bapfa bakicana bakagira gute, birata, bamwe bavuga ngo Imana ndemye neza, undi ngaremye nabi, cyangwa se yamuremye nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aya mazuru Imana yakata ntiyaduhe, turebe ukuntu twari kuba dusa, maze tuvuge ngo twari kuba tumeze gute. Urebe nyine wagize ibyago wenda akakora sida izuru rikavaho, murebe ukuntu aba ameze, urebe niba yari umukobwa, ko uyu mukobwa uzibaza se uyu mukobwa ninde uzamushaka, ninde uzamugira umugore. Niba uri umuhungu ni nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose dusanga ari ibintu nyine ari imitako Imana yagiye dushyiraho, idufitiye akamaro, ariko kandi ifite n'ukuri tugaragaza neza. Bityo rero bamwe bakaba byabashyira mu kaga ko kwigomeka ku Mana, cyangwa se noneho n'abashimira nabo bakagira gute, bagashimira Imana. Ivuga muri Qur'an Ntagatifu iti lillahi ladhi yusawirukum fi arihami kayfa yasha'u la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Imana niyo yabatunganyirije mu nda z'ababyeyi banyu, hanyuma Imana yabatunguye mu nda z'ababyeyi banyu. Lillahi ladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'alakum turhamun. Ngo Imana niyo yabatunguye mu nda z'ababyeyi banyu, ntacyo muzi na gito, muri ibicucu ntacyo muzi, mudashobasha no kukura ko yo muneye, hanyuma ibaha kumva, ibaha no kubona. Ibyo byose kumva no kubona bituma bibaha gusobanukirwa, mugira umutima nama. Ibyo byose rero ibyo tumenya
ibyo dukora byose bituruka mu kumva no mu kubona. Kumva no kubona nibyo biduha guhitamo icyo dukora, icyo twanga. Nanone Imana iduha ibyifuzo. Ibyo byifuzo rero Imana ibiha imipaka. Navuga iti mufite ibyifuzo ibi nibi, ariko dore n'uburyo bwo gukemura ibyifuzo byanyu nuko ntiyabyimira. Ibyo ngo turabyimira ibyifuzo byanyu ntimukabigendereho, ntimukabikoreshe, ariko nanone ntiyanabirekura ngo turekure ngo ibyifuzo byacu tubikore uko dushaka, ahubwo dushyiraho imipaka. Iravuga iti nguhaye igitsina, ariko icyo gitsina kizakora muri ubu buryo, imipaka wabyo n'uyu nguyu, uzarongore kugira ngo ubashe gukoresha igitsina, ugende usoma umukobwa umurambagize, bamuguhe umukwe, hanyuma icyo gitsina cyawe kibashe gukora umurimo wacyo, hanyuma mubashe kororoka, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, nuko nguko. Noneho iratubizi muramenye rero ntimuzabikoreshe mu bundi buryo butari ubwo ngubwo, mbese ntimuzasambane, ntimuzajye mu bibuno by'abagabo, ntimuzajye mu bibuno by'inyamaswa, ntimuzagire gute. Donc Imana ishyiraho iyo mipaka. Noneho hari Imana iduha ibyifuzo, iduha no kugira n'ubwenge kugira ngo duhitemo ikiza n'ikibi. Niyo mpamvu rero duhitamo kuvuga ngo tukoze ibi ngibi, twigometse kuri Allah, cyangwa se dutinye Allah, ibyifuzo byacu turabikumiriye, ntabwo tugiye kubikora. Ntabwo tugiye kwica umuntu tumuhora ubusa, kubera ko Imana yaremye umuntu, imuha yo ubwayo niyo izi icyo yamuremeye, kandi nta mpamvu yo kwica umuntu tumuhora ubusa. Ibi byose tukabyirinda, bitari uko ababikora wowe byakunanira. Iyo buriya FPR kenyisha no kwica, nimenye ko buriya nawe ushatse kubihitamo wabihitamo, nawe ukagenda ukayica. Nawe none se wowe si ukwica se nyine, si ugufata ikintu mpiri mu kubita umuntu ukagira gute. Ibi byose ubwo bugome uwo ari we wese yabukora, wowe wese yabukora. Niba bikora rero rimwe na rimwe bikanabahira, ntibakajya bibwira ko ari ubwenge bafite cyangwa ari ubushobozi bafite, ahubwo nuko ari byo bahisemo, Imana ikaborohereza kubihitamo, kubigeraho. Ntago ari uko ari imbaraga bafite zirenze iz'abandi bafite, si uko kandi natwe tutabikora, ariko tutabikora, ahubwo twebwe nuko twahisemo neza, twavuga ngo twebwe ibyo byo ntago twagira gute, ntago twabikora. Bavandimwe rero banyarwandakazi, navuga ngo ubundi ikintu bita roho, iyo umuntu avutse, ubundi twakwibaza ngo ubundi muntu abaho gute. Hari abantu bumva bavuga ati Imana ibaho, abandi ntibaho, sinzi umuntu yavuye ahangaha, umuntu ava muri ibi, mu ibintu birikora. Ibi bintu byose ni ibintu mbese by'ibihimbano biva mu mutwe y'abantu, ariko n'ubundi byaba mu buryo bw'iyobokamana, byaba mu buryo bw'ibitekerezo bwa filozofi, byose biragenda bikagwa ku Mana. Kuko iyo umuntu yakubwira ngo umuntu ava ku nguge, inguge iva kuki, icyo kiva kuki, icyo kiva kuki, biragenda bikubite n'ubundi bigere n'ubundi ku iherezo ryose, usanga iherezo ryabyo n'ubundi ari Imana. Kwibaza rero ko ibintu byikora nuko bijya ku kintu bababeshya, ibyo ni ibintu nyine by'ibihimbano by'abantu, ariko ubwenge bwa muntu bigaragaza neza umuntu ko afite aho yavuye, afite impamvu yo kubaho, kandi bikagaragara neza rwose ko Imana ihari, nta wundi muntu wamuremye, nta handi ubushobozi bwose buri, nta handi ibintu byose ntawe ikindi kintu twakwitabaza kitari Imana. Uko watekereza kose, uko wabasha kubitekereza kose, uko wabasha kubihimba kose, nirazi muragenda ugere hehe, ugere ku Mana, ubone ko nta handi ubushobozi bundi buri uretse ku Mana. Kandi Imana ibyo byarabivuze, ivuga iti abantu barampakana ijoro n'amanywa, ariko iyo bagiye mu bwato bakajya mu nyanja, njyewe Imana nkazana umuhengeri muri iyo nyanja, abantu bose basenga Imana nyakuri, njyewe barasenga njyewe Imana nyakuri. Noneho uwo muhengeri iyo maze kuwutuza, nkabambutsa nkabakageza hakurya y'inyanja, barongera bagasenga ibigirwamana byabo, cyangwa bakongera bakanyigomekaho nanone. Ariko mu by'ukuri buri wese nuko yakwigira kose, waba ngo wemera Imana, nturi wemera Imana, hari igihe ugeramo ukabona ko nta kindi, nta handi wakora ubushobozi bundi uretse kubukura ku Mana. Imana rero navuga ngo buriya umuntu ari roho ya Adamu, mujya mwumva twese dukomokaho, turabizi ko ibitabo by'Imana, igitabo cy'Imana, ibitabo by'Imana byose, ubundi Imana ibitabo ni 5, hari ibyo muzi n'ibyo mutazi. Ubundi kiriya gitabo cyitwa Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'Imana, ni igitabo nyine cyanditswe n'abantu,
ntabwo ari igitabo cy'Imana nyine, ni Bibiliya nyine, bibliothèque, ntabwo rero ari igitabo cy'Imana kiriya. Ariko hari ibindi bitabo bitanu mu by'ukuri byamanuwe n'Imana. Hari igitabo cya Musa cyitwa Taurati, hari igitabo cyamanuriwe Ibrahimu cyitwa Suhuf, hari igitabo cyamanuriwe Dawidi cyitwa Zaburi, hari igitabo cyamanuriwe Yezu cyitwa Evanjiri, hari igitabo cyamanuriwe Muhammad ariko cyitwa Korani. Ariko ibyo bitabo bindi bya mbere bibiri, Evanjiri, Injili na Taurati na Sufu, iyo byose ntago ubu bigihari, byarahishwe kuko birimo kuri nyako kandi kuri kudasobanya na Korani neza neza bisa na Korani, ariko byarangijwe, byarahishwe. Ni nayo mpamvu Imana mu kumanura rero Korani yaravuze ngo niyo izayirindira. Kugeza uyu munsi nta muntu ushobora guhindura Korani uko abishaka ngo bishoboke, ngo ayandike uko abishaka, ashyiremo ibyo ashaka ngo bishoboke. Wenda umuntu umushehe yajya hari agasoma Korani akivugira ibindi bitayirimo, ariko ntago Korani iyo yisomye usangamo kuri kose. Uyigusomera we ashobora kuyivuga uko abishaka, akazana ibintu uko abishaka, akabogamira aho ashaka, ariko uyisoma we Korani ihita imwereka ukuri nyako, agahita inamwereka ko uriya muntu yasobanuye ibitari byo muri aya, agasobanura ko yasobanuye ibintu binyuranye na aya, atari ko aya zivuga. Rero ibyo bitabo byose bigaragaza ko twese dukomoka kuri Adamu, tukagaragaza ko Adamu yaremwe mu gitaka, hanyuma icyo gitaka akabaho, hanyuma na Hawa ariwe Eva akava muri Adamu. Nyuma Imana muri bo bombi yashyize amazi mu rutirigongo rwabo no mu gatuza kabo, hanyuma ku bushake bw'Imana, ku bushobozi bw'Imana, ayo mazi umugore yasohoye n'umugabo yasohoye ikayarera mu mura w'umugore, aho Imana yateganyije mu gihe runaka, inda ikavuka, hakavukamo umuntu, umukobwa mwiza, umusore mwiza, mbese babandi birata ubwiza bavuye muri ayo mazi, na babandi basuzugura ko ari babi nabo bavuye muri ayo mazi. Nta urusha undi, nta uruta undi, twese aho twavuye ni aho ngaho. Imana rero ikora ibyo, ishyira amazi mu rutirigongo rwabo, irangira irababwira iti muri aya mazi niho hazavamwo abana banyu, abuzukuru banyu ndetse n'abuzukuruza banyu. Nuko nguko Imana yabigenje kugira ngo abantu bororoke bagwire isi. Nubwo buryo Imana yabikozemo. None rero twakwibaza ngo ubundi umuntu ni iki? Ubundi umuntu mu by'ukuri mu kuri, iyo tugiye kureba ikibita gupfa, usanga ari ubuzima bwimuka buva ngaha bukajya ahandi. Ntago ari mu by'ukuri, iyo urebye neza usanga ubuzima bwa roho yo ihoraho, roho yo ihoraho, bityo ikazahanwa cyangwa se ikazahembwa n'ibyo yakoze, ariko roho yo ihoraho. Rero roho ni iki? Mu by'ukuri roho yanjye, iyawe, iy'umwana uzavuka ejo, uzavuka mu myaka 1000 iri imbere, uzavuka mu myaka 100, uzavuka mu myaka miliyoni iri imbere, ndetse n'uwavutse mu gihe cya Adamu, twese ndetse na Adamu, roho zacu Imana yaziremeye umunsi umwe. Imana yaziremeye umunsi umwe roho zacu. Imaze kuzirema rero ngo yarazifashe, noneho hamwe n'ibihano n'ibigeragezo byinshi yazihaye, ndavugamo bitatu. Yavugamo ibigeragezo bitatu Imana yazihaye. Imaze kurema roho ikazishyira mu bigeragezo byinshi, uko izikuye muri ibyo bigeragezo ikazibaza ngo murinde nk'abande, zarasubizaga ngo ni twebwe turi twebwe, nawe uri wowe, wowe uri wowe, natwe nitwe. Imana ngo yagize ifata roho izijugunya mu muriro, irazitwika bya sawa ziratakamba. Imana izikura mu muriro, irazoza neza, irazitunganya, irazibaza ngo murinde nk'abande. Roho zirayibwira ziti wowe uri wowe, natwe tukaba twe. Imana irazifata ngo uzicisha ubukonje bwa bundi buri kuri dogere yo hejuru, ubutu bwa firigo, mbese koko ni firigo washyize muri kanuza kuri noza ku mware wa nyuma. Buriya bukonje murabizi ko nta umuntu waba muri firigo bamushyize nko muri konjerateri bagashyira kuri noza ya nyuma,
ntabwo umuntu yaba yapfuye mu minota 5. Noneho Imana bashyira muri ubwo bukonje, ziratakamba, izikuramo irazidohorera, iziha agashyuhe, zimaze kugarura ubuyanja, irazibwira baziti muri bande ngewe nkabande. Roho zirayibwira ziti wowe uri wowe natwe tukaba twe. Noneho Imana igezeho izicisha inzara, inzara zica, zirataka, Imana irazigaburira. Zimaze kurya, zimaze guhaga, noneho Imana irazibaza ziti mwega ariko ubundi muri bande nge nkabande. Nibwo roho zamenya ubwenge, ziravuga ziti rero Mana turayibonye neza, uyu munsi buriya wowe uri umuremyi wacu, twe tukaba ibiremwa byawe. Nibwo zasobanukiwe kubera inzara. Bisobanura neza ko ikigeragezo gikomeye gikaze cyane kurenza ibindi bigeragezo byose ni inzara. Inzara buriya ni ikigeragezo gikomeye cyane, wumve ko cyagamburuje roho, noneho kigatuma izo roho zimenya ko Imana ari umuremyi wazo, nazo zikaba ibiremwa bye. Ubwo rero nashaka kubabwira ko noneho roho iza mu muntu gute. Donc urabona ko ubundi Imana nyine nkuko yaduhaye ari amazi umugabo arekura n'umugore akayarekura, Imana nanone ikayarera aho yateganije yo kuharera y'ubwayo mu mura w'umugore. Niyo yabiteganyije, yitabishatse amazi yayayobye ntago yarererwa ahandi mu wundi mura cyangwa se mu kindi gice. Niyo byabaye iyo nda ivamo, ibyo murabizi. Muzi ko iyo bajya bavuga ngo umwana ari inyuma y'ingobyi, ni ukuvuga ngo ayo mazi aba atarageze aho agomba kugera, yubise ku bushake bw'Imana, ku bushobozi bwayo, noneho iyo nda nyine ntivuke. Rero Imana iyashyirira mu nda y'umugore aho yateganije, noneho nyuma yo kuharera izo ntanga, bivuga ngo mu minsi 40 ayo mazi yari amazi aragenda akaba ibiraso. Ibiraso nyine amaraso ayanga yameneka. Hanyuma mu yindi minsi 40 ikurikiyeho, ubwo ni iminsi 80, bya biraso bikaba ikinyama. Cya kinyama Imana ikagenda isikamwa amagufwa, ikaguha izi ntoki zibaritse gutya mureba, ikaziguha, ikaguha amano nk'uko uyabona, ikaguha amaboko, ikaguha amaguru, ikaguha byose nyine bikuriho, ikagutaka, ikaguha amatwi, ikaguha amazuru muhora mupfa. Abantu bahora bicana ngo nukubera amazuru, bamwe ni beza abandi ni babi. Ibi byose mumenye ngo ni ubucucu tuba dufite. Ntago twese ntacyo duhise, nta kituriho twahisemo. Abantu bajya bambwira ngo ufite amatwi matoya, ntago ari ngewe nabishatse kugira ngo ngire amatwi matoya, singe nabihisemo. N'ufite manini si we wabishatse, si we wabihisemo. Ibyo byose rero kuba nta kintu twakwikoreraho, nta kintu twakwiha muri ibi ngibi bituriho, ariko tukajya kubipfa, twumve ko ibi ngibi ari ubucucu bukomeye cyane tuba dufite. Kandi mu by'ukuri dufite ubwenge bukwiye kutwereka ko mu by'ukuri nta kintu tugomba gupfa, ahubwo twese twaremwe n'Imana, tugomba gushimira Imana, tugasingiza Imana yo yaduhaye aya mashusho dufite, yo yaduhaye izi ndimi tuvuga, yo iduha buri cyose, ndetse ari itugaburira, ariyo itugira abo turibo. Roho rero muri iyo minsi 40 yindi, Imana donc ari ibiraso indi minsi 40 Imana y'ibiraso, noneho indi minsi 40 Imana iganye gushyiramo nyine ya magufwa, noneho ikaduha ibi byose. Noneho ku munsi w'120 ikafata imwe muri za roho zari zaragiranye n'amasezerano n'Imana mbere. Tubyumvikaneho, mbere roho zikiremwa zagiranye amasezerano n'Imana yo kumvira Imana, gukorera Imana, kutayigomekaho, kwirinda kunyurana kubiri n'ubushake bwayo, gutunganya isi, kurwanya abicanyi, kurwanya ibibi byose, tugatunganya isi. Twese twavuye mu ijuru, twavuye ku Mana, twese tubyemeye. Yongera kubikwibutsa rero igihe iyi gufasha roho yawe, noneho igiye kwishyira mu mura wa nyoko,
kuri uriya munsi w'120 ikavuga iti ikakwibutsa dore twasezeranye uku dusezerana uku none wowe dore uragiye hariya ku isi uzabaho gutya bizagenda uku nguku ibizakora ibi ngibi uzabyihanganire uzahora n'ibi ngibi uzabyihanganire dore ubuzima bwawe n'ubu uzabona imyaka ingana gutya kuri iriya si uzakora ibi ngibi uzagenda ahangaha uzapfira ahangaha kuri ino tariki no kuri ino segonda byose Imana ikabyandika mu gitabo cyawe ikakujugunya muri wambura muri cya kinyama Imana yashyizemo amagufwa ikagutunganyamo ikaguha ishusho yo ishaka yahisemo wo ikakushyiramo roho yinyuje mu gihorihori cyawe ruburiya n'umuntu yajya gupfa n'ubundi roho niho inyura mu gihorihori iyisubiza Imana iyisubiza Imana ikagushyira mu mura wa nyoko mu gihe nanone cyagenwe nanone utahitamo ngo uzaviramo igihe ushakiye igihe cyo kujyamo ntabwo wabishakaga n'igihe cyo kuzavamo se uzaba ubishaka ni Imana izabikora byose ku munsi yagennye ku gihe cyagenwe Imana iguturumbure muri yanda y'umubyeyi wawe usohoke uri uruhinja utazi kuvuga utafite ubwenge nkuko twamaze kubigaragaza muri aya lillahi ladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'alakum tashkurun iguha kumva iguha kubona nyuma y'ibyo iguha kugira umutima nama kubera ko wabonye wamenye iguha kugira umutima nama rero mwibuke neza ko igihe mwari iminja mutikoraga ko no kuyo muneye washoboraga kwigaragura mu mwanda wowe witumye paka nyoko cyangwa undi akaza akagukuramo akakoza wowe utabyikorera uyu munsi twumva turi iki bo kwibona no kwirata ngo turakomeye twumva turi iki wo gufata abantu tukica abandi twibwira ko dukomeye kubera ubugoryi dufite mu gihe tutakuraga no kuyo tuneye twese twumva turi iki iyo twirata ku bandi ngo dufite icyo tubarusha mu gihe twari ibicucu tutikura no kuyo tuneye hari igihe cyashize tutazi kuvuga tutazi n'ibyo twavuga uyu munsi twatwara ngo nguki rero icyo nashishikariza abantu nuko ntaho umuntu ukwiye gutinya gupfa ko gupfa n'igihe kandi umuntu apfira ku butaka Imana yamugeneye ariyo mpamvu mvuga ngo abantu twese nta mpamvu yo gutinya tuvuga ngo duha abantu ubushobozi bashoboye sinzi Kagame aze kwica sinzi ashoboye iki sinzi riye ntabwo ashoboye ni ikiremwa nawe ava amaraso yabitumye nkuko yituma yigaragura mu mubyi nkuko wayigaraguyemo arinyarira nkuko winyariye abigitamamboga nkuko wabagitamamboga ubu ngubu ari kugenda ari gusaza musigaye mubona ko nta n'imbaraga gifite mu gihe hari abavuga ko yapfuye ibyo simbitindaho sinshaka no kujyaho kuko sinshaka nako napfa kuko ngiye sintifuza Kagame gupfa rwose pe Kagame nge nifuza ko yaguma kuba donko yaramba nka shitani buriya shitani biba nabyo tuzagaruka ku byayo mu byo yasabye Imana mu gihe yari imaze kwigomeka ku Mana yayisabye kuzaramba ku isi kwiza kumusimperuka Imana irabimuha nanjye rero nasabira Kagame kuzaramba ku isi kugira kumusimperuka ariko akabona urupfu yica abandi uko rubabaza akabona inzira yicisha abandi kwibabaza akabona uko abandi bakwiye ko yagombaga gutegeka ibyo akabyerekwa byose akabyibonera n'amaso ye kuvuga ko yapfuye ngo biriya nta wabikora ngo ahari ibi ni ukumuha ubushobozi atagira gufata intumbi ukayumvisha ko iyoboye abantu yarapfuye ukumva ko urimo kumupfobya ntabwo ari ibyo ngenda ibyo byo nibyo ntemeranya na bavandimwe banjye nkunda cyane
ba Tarisisi, ba Felicite, ba Padiri n'abandi bose bavuga ko yapfuye. Ibyo ngibyo nibyo ntemeranya na urebye bon wenda nibindi bikeya ariko ibyo navuga nibyo bya mbere nibyo ngibyo nibindi bitayirenze bibiri bikaba bitatu wenda byose. Donc ntuzayisha tuzonyine gusa nisho zoshobora kuba ntemeranya naho nabo, izindi ntago ndi buzivugaho none ahangaha. Ariko icyo nicyo ntemeranyaho nabo byo guha umuntu ubushobozi bwo donc nabwo simvuga ko wenda kuba yarapfuye atapfuye, wenda afite ubumenyetso, ariko ibisobanuro bampa byo kuba ko ngo ibirimo kuba bitaba hari nibyo ntemera, kubera ko no kuvuga ko akomeje kuyobora abantu ari umupfu kandi bakavuga ko yoroheje, ahubwo yaba akomeye cyane. Kubona intumbi iyobora abantu ikayica bingana gutya yaba akomeye cyane, byaba ari ukumuha agaciro. Ngende ko mbibona rero, nubwo bishoboka ko nyine ibyo bavuga yiba bafite simbizi ubumenyi n'ubwa Allah. Okay, nuko nguko rero muri makeya ntago nshaka kuvuga byinshi. Ikindi nashaka kugarukaho wenda ibyo nazashibishakira umwanya. Donc ikiganiro ntago nkikoze neza nk'icyo nari nakoze ejo. Icyo nari nakoze ejo nicyo cyari kiryoshye, kuko donc buryo iyo mujya gukora ikiganiro hari ibintu, hari esprit ikuzamo ukumva ugiye gukora ibi ngibi. Rero iyo cyamaze gutambuka iyo esprit yatambutse ntago yigaruka ngo bikunde. Donc niyo ushatse kwihata ntago uza muri wa murongo wari urimo cyagiye wabitekerezaga bwa mbere. Niyo mpamvu iyo utekereje ikintu burya wihita ugikora niyo byiza. Iyo utinze ngo uzagikora ejo kiba ugikora mu buryo butari mu mwimerere wagitekerejemo. Ibyo rero naragihombye, namwe murabihomba, ariko nta kibazo. Reka tutugire ikindi nashaka kuvuga, ntavuze kuri ikiganiro namaze gukora nashyize ku Mateka Nyakuri TV, kumvuga ku bijyanye n'urupfu rw'umuvandimwe wacu wigendeye. Nsabira Imana ko kumana ko yamworohereza aho hari. Hari umuntu washyizeho comment ya mbere, uzimaze kuba nyinshi, ntago ikiri ya mbere, ariko muri zo donc niwe watanze comment bwa mbere, maze aravuga ngo abuye nyine yagiye hagati ntago kiri imbere, maze aravuga ngo urupfu rwa Davidi ngo afite amakuru ngo yizewe, ngo ahamya ko umugore we ari we wamwishe, ari we wamuroze, ngo kandi ngo abitegetswe na Padiri. Nagira ngo mbwira abantu ko ibi ngibi ari ibintu bibi, kuko icya mbere yo uvuze gutya, ubibwiye gutya umuntu wagombaga gufasha uriya mugore agafasha ziriya mfubyi, ashobora gukata imfashanyo yagombye kumuha, kubera ko wamaze kumwita umugome, ukaba wukishije abantu inzara, kandi hari umuntu wagombaga kubamara inzara bitewe n'urukundo yakundaga Rashid, plutôt yakundaga Davidi. None ukazana icyo gihuha kivuga ngo umugore we yamwishe. Cya mbere umugore we n'umugore we nyine yamukundaga, turabizi neza ko bari babanye neza, bakoranaga ibiganiro, nta kintu bapfaga, nta nyungu umugore yari afite yo kwica umugabo we. Icyo ni ikintu cyumvikana. Icya kabiri nuko Padiri Nahimana nta kintu wabona yashaka kugira ngo yicishe Ngendahimana Davidi, nta na gitoya wambonera, kuko Davidi icya mbere ntago ari mu rwego rumwe na Padiri mu bijyanye n'imyanya bajyamo, kuko Davidi ntashobora kuba perezida nka Padiri. Noneho ngo wenda Padiri Nahimana avuga ati uyu muntu ntamwikuyeho ejo yazanyica akajya kuri uno mwanya ndiho. Rero nta kintu na gitoya gihari Padiri yahora Davidi, nta na gitoya cyatuma yumva yabihora Davidi. Ibyo rero byo guteranya abantu mu by'ukuri mbivuze kubera ko umuntu wabivuze ashobora no kubibwira abantu gutya, yabinyandikiye simuzi doko kuri no yanditse ngo ni Rayon Sport n'ibindi kurikiraho. Rayon Sport ni ikipe nkunda cyane, wenyine dokara abantu biyita amazina atara yabo nyine kugira ngo mwiyobokanye, nakora ibintu nk'ibyo kuzagera no mumenya. Ariko mu by'ukuri iki kintu ndashaka kubwira abantu bandi banyumva ko ibintu byo gucamakazwa nigeze gukora ikiganiro ejo bundi tujya guteranya abantu bahuza donc ugamije kubavutsa amahirwe yabo, biriya ibintu biri haramu.
ni ibintu tuzakira ku munsi w'imperuka. Gufata ikintu nk'icyo ngicyo, gihuha nk'icyo ngicyo, ukakiza ukagikubita mu bantu, wumve neza ko iki kintu umuntu wakundaga Davide akumva iki kintu, icya mbere ari gukora ahita yanga Padiri Nahimana amuhora ubusa. Kandi mu by'ukuri wenda hari abantu bashobora gufata ibintu bakabifita gutyo, barahari. Iyo ngeso turayifite, nayo ni ingeso mbi. Nongere mbibabwire, ingeso yo ko umuntu avuze ikintu ukagifata nk'ukuri, ukacyemeza ako kanya, bigatuma uhita wanga umuntu, bigatuma ufatira ibyemezo umuntu. Ibi nabyo ni ibintu bikwiye kurangira mu bantu. Abantu mu bandi hari abantu bagira amashyari, hari abantu bagira inzangano zidashira, hari abantu bagira inzangano z'amafuti. Ntabwo ibintu twe kubigenderaho. Umuntu ngo aza kubwira ngo ibi ngibi nta kintu upfa n'umuntu urango uhita ushoboka ngo ndamwanze. Ntabwo ari by'ibi bintu. Urumva nk'iki kintu umuntu yazanye cyo kuvuga ngo umugore wa Davidi yareze umugabo we kubera Padiri, wanya no kubiringaniza ugasanga ntibishoboka. Ari ibishoboka se ko ashobora kubikora ku bishoboka? Buriya bivuze nko kuri minisitiri w'intebe we wa Padiri nyine abashobora kumusimbura koko. Abivuze mbese kuri bare ba minisitiri bose bamukikije cyangwa bari kumwe muri guverinoma, ushobora kuvuga uti byashoboka koko, wenda yatekereza ko bamusimbura muri ibi n'ibi, akaba rero koko ashobora kumwica, kumuroga kugira ngo atazamutwara uwo mwanya. Ariko noneho uyu wese yabeshya n'ibitabesheka. Gufata Davidi ukavuga ko yakwicwa na Nahimana, wavuga yaba muhora iki? N'ibindi yabibesha mu by'ukuri. Ariko byibuze byo hari ukuntu umuntu akubeshya ikintu cye. Donje nkiri mu Rwanda bigeze Saidi Rwagasana, nzabivuga wenda ndifuza kuzakora amateka yanjye. Iyi ni kanari yanjye ni Bicahaga TV. Ndagira ngo muyikurikire, mushireho na comment, mushireho na subscribe, mujye kureba rero n'ibindi biganiro kuri amateka nyakuri rimwe plus rimwe TV. Uyu mugabo Saidi Rwagasana yari afite amashuri, yagiye kuri polisi. Donc bamuvuga ko bamubwira ko ngo nkoresha inama iwe. Donc kumva ko ngewe najya kwibura Rwagasana ni ibintu bidashoboka. Ariko ngenda navuze ko babeshya ibintu bidashoboka, bambeshya ibidashoboka, ko hari igihe bambeshyira ibishoboka, mpita mvuga ntirika ahantu mbe mbavuye. Okay, murakoze rero ntakane gutinda, itongera kuba ndende ikongera ikangora, nanasuzume niba itari bwongere kwanga. Murakoze, turi kumwe. Rero nabasabaga kutakomeza kumva ibihuha, no kutumva amabwire, no kutanga abantu dukurikije ibyo abantu badafite ubwenge bavuze. Murakoze kandi murakarama.